banyarwandakazi, inshuti, bavandimwe, namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi mufite inyota y'amateka y'u Rwanda, bitandukanye n'ikinyoma kiriya ngoma ya Kagame. Nimutega amatwi mwitonze kugira ngo mbakure mu rujijo n'icuraburindi ry'amateka. Nanone ndi Michael Mupende kandi ndabasuhuje n'urukundo rwinshi ngo dutahe cyane. Uyu munsi ndasubira ku mateka yanyu nibanda ku ngingo zikurikira. Ni kuki hatavugwa iby'amateka y'inkotanyi y'intambara y'inkotanyi kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 mu 1990? Ntihanavugwe n'abaguye muri iyo mirwano y'icyo gihe, abishwe ku mpande zombi n'ibindi n'ibindi. Banyarwandakazi, banyarwanda, intambara yo kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 kugeza nibura mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 k'uwo mwaka, intambara yagize amateka maremare cyane yakwandika mu bitabo akabarwamo n'inkuru ziruta z'imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'amezi 7 twongeye kurwana kuva mu kwezi kwa mbere kw'igihumbi 1991 kuzagera mu kwezi kwa 7 kw'igihumbi 1994. Iyo ntambara yishe yaguyemo ba komanda bakuru bo ku nzego zo hejuru impande zombi. Aha natanga urugero nk'aba mugabo ukomeye witwa Rwendeye. Major Rwendeye yari umugabo ukomeye cyane mu ngabo za FAR icyo gihe, yaguye muri paka mu Kagera. Natwe dupfusha kapiteni Bitamazire uhoze ari n'umuyobozi wanjye, dupfusha n'abandi benshi cyane kuri iyo front. Haguye n'abasirikare benshi batagira ingano, hafatiwe n'abasirikare ku mpande zombi, ariko actually twe nitwe twafatwaga cyane. Abasirikare barafashwe, ndibuka umukobwa witwa Pelagia, ndibuka umuhungu witwa Gakuba, ndibuka abantu benshi cyane. Abo ni bake nibutse, ariko hafashwe ku murongo menshi cyane. Abo bose barazi amateka, bafatiwe kuri kote ya Paris, kuri kote axe ya Nyagatare ariyo yoyowe na Kaka. Uyu uriho Kaka bari yabonye byinshi cyane. Habaye skirmishes zikomeye cyane kuvangarama, FAR irasa ingabo zacu. Hapfuye ba commanders benshi cyane barapiye, ba captains benshi. Bamwe bari ba CEOs mu Buganda, barafite za batayo bayoboraga, abandi bari abongereje za batayo. Hapfuye amarentuna menshi atagira ingano. Iyi ntambara twapfuje ba officers benshi. Nyagatare, fro ya Nyagatare hafatiwe umugabo wari ukomeye nawe cyane, Colonel Mayere wari uyoboye abajepe bo kwa Mubutu. Twaramutanze tumuhaza BBC ndetse agaruzwa iwabo. Habaye ibikorwa byinshi cyane, amateka menshi cyane, haba impfu zikomeye cyane kandi nazo zitewe na Kagame. Ariko aya mateka igitangaje, Kagame ntajya ashaka kwajya mu bitabo. Ndavuga ngo amateka y'amezi 2 iriya ntambara twarwanye kirye gihe, Kagame ntajya ashaka kwinavugwaho, yakwandikaho. Navuga ko yakwandikaho ibintu byinshi cyane, kandi yose ni amateka y'Abanyarwanda. Yuza amateka ntabwo yavuga igice. Yuza amateka y'intambara uko yitwa kosi, bamwe bayita amazina yabo bashatse, yiriya ntambara yo muri 1990 kugera 94, uyivuga yose. Rero ndambashatse kubahishurira ibyo mutamenye kugira ngo abashoboye abafite za YouTube ni mwandike, abafite ibitabo ni mwandike, kubera ko nk'uko umwongereza avuga, this is from the horse's mouth. Nari mpari kandi ndavuga amateka kugira ngo nkosora amateka, muri coding amateka ya nyakuri. Paul Kagame
bimwe byabaye yaravuye muri Amerika ari mu Bugande, nk'impfu zabaye ingana bunyenyezi zabaye ari hariya, namubonye ubugira kabiri ndaza kubisobanura. Byose rero ndaza kuvuga impamvu Kagame yari ahari babanyigana bunyenyezi bapfa uko byagenze. Dore imvo n'imvano y'ibi byose nshaka kubagezaho banyarwandakazi. Generali Fred Gisa Rwigema amaze gukwirakwiza no gusangiza imigambi ye yose yo gucyura abanyarwanda b'impunzi, amaze kubisangiza abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga b'inshuti, ndetse amaze no kwizera inkunga zikenewe kuva mu banyarwanda barebwaga n'iki kibazo aho bari hose ku isi. Bikiyongeraho yuko yari amaze kubona ibihugu byinshi by'inshuti byumva neza ikibazo cyacu kandi byemeye kudutera inkunga. Structures cyangwa inzego z'ubuyobozi muri RPF zose zari zarubatswe, haba mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Majoro Paul Kagame wari wabonye yuko ntaho azakwirwa ngo abe umuyobozi ku rwego rwo hejuru muri icyo kintu gishya cyarimo kuvuka, yahise agira ishyari n'irari maze atangira gupanga imigambi ye y'ubugambanyi. Kuko abazi Kagame mwese, abamuzi bose bakuranye nawe bamwegereye mu Bugande, Kagame ni umuntu wahoraga ashaka ibyubahiro bitamukwiye ndetse akishyira hejuru igihe cyose yabereye mu ngabo za NRA. Abantu bayoboye Kagame muri DMI bose icyo kibazo cy'ubwibone no gusuzugura abamuruta, gupingana nabo cyane, no guhora yiha gufata ibyemezo bimwe nk'aho ari we mukuru w'ibyo biro by'iperereza, bari babimuziho. Bavandimwe inshuti banyarwanda, nk'uko nabwiye, this is from the horse's mouth. Iyi ni impamo y'umuntu wabibayemo. Kagame ntiyigeze akurira iperereza ry'igisirikare cya Uganda cyitwaga NRA n'umunsi n'umwe gutya. Umurimo Kagame yakoze wonyine wa nyuma mukuru munini muri ziriya ngabo za NRA ni uwungirije w'agateganyo, byitwa acting deputy director of DMI. Niwo murimo yakoze, ni nawe yavuyeho ajya muri Amerika kwiga. Ahandi yaheadingaga ibyo bita desks under the directorate. Ubwo note that ntimukabishywe, mubyandike mu recording, kuko si kenshi mboneka ahangaha kugira ngo ngire ibyo mvuga. Ahubwo Kagame yari muri DMI. Muri ibyo bihe by'iperereza rero cyangwa DMI yo muri NRA, akazi kanini Kagame yahoraga akora kari ako gucerereza bagenzi be abo bakoranaga mu iperereza. Ibyo yabikoraga kubera ko yahoraga yitwaza ko yabaye kwa Museveni, yabaze muri base court barindaga Museveni Kagame igihe kirekire, hafi y'imyaka 5 yose, kandi naho yahacereje benshi. Akenshi intambara ya Uganda irangiye, nta nshingano zigaragara Kagame yigeze agira hariya mu biro bya DMI. Yari babandi twitaga ba roving ambassadors, kuko hari abantu benshi bize bato bakoraga iyo mirimo yose kandi bari babishoboye. Dore ko Kagame atarazi no gukompilinga report ifatika isomeka. Kagame yakoze umurimo wo gushugurika gusa, gucuruza no gupanga imigambi yuko azivugana Fred
maze akazajya mu cyimbo cye cyo gutegeka. Uwo mushinga yarebaga uporogoresinga. Kagame rero yabaye Kampala kuva igifatwa, kuva mu kwezi kwa kabiri 1986 kugeza ahagana mu kwezi kwa karindwi 1990, aribwo yapangaga ziriya shuguri zo kujya muri Amerika kugira ngo yishe muri icyo kintu imigambi yari arimo izatungane adahari, yarigizeyo. Mutekereze Kagame gufata inzira akerekeza muri Amerika, urugamba rwo gutaha rushyushye, buri umwe aryamiye amajanja. No kuri ntawasinziraga mu unity yose twabagamo, kandi twabaga no mu mirwano abenshi. Niho Kagame abera umuntu utandukanye n'abandi. Aho kuri DMI hari inkurabusa nyinshi z'Abanyarwanda Kagame yari yarahunze. Abenshi muri abo nibo Kagame yakoresheje mu mugambi we w'ubugambanyi, kugambanira bagenzi be ngo azisange ku gasongero muri uwo muryango wari urimo kubakwa. Abanyarwanda b'isi yose bari barakoranye b'Abatutsi n'abandi bose bakunda gutaha, barabishyizemo imbaraga zose, amafaranga, resources zose, n'ububanyi bw'amahanga n'ibindi nk'ibyo. So Kagame yarabaririye. Aho mu by'ukuri Kagame niho yatangiriye ibikorwa bye by'ubugambanyi. N'izo nkorabusha zaje kwitwa intwara, akaba ari z'ubu bambaye amapeti mubona mu Rwanda. Abari Kagitumba dutera barabazi, abantu twagiye kurwana bagasigara ku mipaka, abandi bagasigara mu mipaka ya Uganda. Abantu baje kugarurwa mu ntambara nyuma Kagame yaraje, ariko ntacyo bigeze bakora kuko bari bategereje Kagame ngo aze rwose. So iriya ntambara ntabwo ari iyabo, murabazi mwese abo twabanye mu ntambara. Abari Kagitumba hariya bebuzabuza. Rero abari mu bice by'imirwano hirya no hino, twari ku ntego dutegura ibigendanye n'intambara nyine twagomba gutangira. Ntabwo twari tuzi ko uyu muntu ari umugambanyi uzatugurisha. Igihe kinini kuva 87 kugera muri 89 nkuko nabwiye, Kagame yakimaze ahugiye mu kuremekanya ibikorwa by'ubugambanyi birimo guteza akaduruvayo mu basirikare bakuru b'Abanyarwanda. Yibasiye Bayingana ashaka kumuteranya na Rwigema, ndetse akanyura n'inyuma agasebya Rwigema kwa Museveni. Ibi yabigize inshuro nyinshi. Kagame yafungije Bayingana agamije kumutesha agaciro ngo yibe imiti ya NRA, kuko niwe wari ukuriye by'ubuganga, cyangwa DMS, Director of Military Services, Medical Services rather. Ndetse yaje kuvanwa no muri uwo mwanya kubera Kagame bamuheza kwiga ahitwa Bombo by'igisirikare. Ariko ubwo Kagame yamuregaga ko ngo yashakishaga amafaranga, ngo yagurishaga iyo miti, ngo ashaka gusenya ibyo Rwigema yari arimo, kugira ngo abe ari we wubaka indi struggle, abone foro, abone abamukurikira, abamwumva. Mwumva ko yabeshyaga ibintu byinshi cyane. Yose imigambi yiteganyaga afite intego yo kuzazana akaduruvayo kaje gukurikira nk'uko mwaje kubyumva, nangwa nk'uko ndi busirime ahangaha. Mumbabare ikiganiro cyanjye kiraba kirekire, ndi umukorerabushake, nta airtime hano benca, rero iyo mbonye umwanya ndawukoresha. Ntimuzarambirwe, muzatega ikiganiro amatwi ko gifite akamaro cyane ku mateka yanyu. Nuko rero Kagame yakomeje kuduruvaya, kuvangavanga ibintu, akarega Rwigema ngo ko ashaka guhubuka, ngo kubera ko atazi kwihangana. Ibyo Kagame yakinaga ku bihe byo uko byari bimeze icyo gihe muri politiki y'Ubugande, cyane cyane ingabo n'ibikorwa by'intambara y'amajyaruguru y'igihugu.
kuko ingabo za Uganda zo zarihugiye mu ntambara, hariho politiki ya opposition igipinga Museveni, ndetse banatwita ko bayita ingabo zose ko ari iz'abanyarwanda, dore ko barwigema na Kagame n'abandi bose abantu twari hejuru, twari officers benshi. Hari ikibazo rero gikomeye cyane Museveni yarwanaga nacyo nawe. Kagame yabereye rero intambara, twese turimo twitegura kujya kuyirwana, amenya neza yuko man power cyangwa imfashanyo zose n'inkunga bizaboneka biri tayari, n'izindi resources ziko ziri in place. Nta kintu Kagame atarazi ajya kubarira iyi migambi yo kujya muri Amerika no guteganya abazica Rwigema. Ndabamenyesha neza ko turi Bugande twe dufite amacakubiri ateye ubwoba ashingiye kuri Kagame. Ibi bintu byose nari maze kubabwira ruguru. Urumva niba ragonganishaga Museveni na Rwigema na Kagame na Bayingana, hari ikibazo muri twe twese. Hari abantu, hari follow up Kagame yatoranyije iye yo ku ruhande, izo nkorabusha zaraho zinyanyagiye Kampala. Hari follow up y'abantu bibaza yuko Bayingana apinga Rwigema, kuko ntago bose ariko amakuru bayumvaga mu buryo bumwe, kubera amakuru Kagame yabaga yarashyize hanze. Hari ku buryo nk'urugero, ngeze mu Eastern region, naragiye mbaza umuntu mukuru wanataga w'umunyarwanda, ndamwegera ko twabaga dushaka amakuru buri kanya, twari standby, nababwiye ko twari turyamiye amajanja buri gihe. Rero abaturutaga twumva ko rero baturusha amakuru, ndamwegera n'abana ariko se ibintu byacu bigezeye. Baramwatari ko ibintu bigira ngo bizashoboka, atamatiku ati ari muri Ikampara hariya, atamaze kuzire kwira mu gisirikare hose no makampi impunzi, ati ntago nzi ko hari icyo tuzageraho, ariko je nari mbizi ko nabaga mu iperereza. So arambwira ati birakomeye cyane ni Hamana. Ni ukuvuga ko twari dufite amatiku, ariko nka Kagame yavuga na Kabarebe we yavuga ko rwose twari tumeze neza, ko nta matiku tugiye tugera, ko hari amacakubiri yavuye Bugande aba mu Nkotanyi imyaka ine yose, niyo yatumye mwabonye abantu bahisize bacomoka batabaye mu gihugu, kubera ko Kagame yaricaga buri muntu wese. Kagame wabonye ibibi yakoze, utaragendeye mu murongo we, wigeze kugira ibyo kritika, ubwo wari nyama y'urupfu. Niyo mpamvu mwabonye ibintu bitahora ubwinzi tigeze bigira akanya ngo bihagarare, byashwanyutse bukiri kare. So amatiku n'amacakubiri yahozeho, ntibakababeye. Ile ntambara kuko nabwe nayitangiye ndenda ndangizanya nayo. Kagame rero ibintu bya Rwigema yarazi neza ko Museveni atari yabyemeza ko twambuka, kuko Fred yakomeje kubimusaba. Cyari ikibazo kiri pressing, akomeza kumwereka ko abanyarwanda ariyo timing umaze kwitegura, biteguye batanga imfashanyo urubyiruko, abasaba bari mu gisirikare. Ariko Museveni yakomeje kumwereka imbogamizi nawe zihari, ariko twe twarabonaga ko ari uko Museveni namba ya ngingo ya mbere yarakidukeneye kubera intambara twarimo tumurwanira mu majyaruguru n'iburasirazuba bwa Uganda. Icya kabiri, yatinyaga Abagande, abaturage n'abanyapolitiki, yuko bashobora kuzamubangamira, bakabangamira uwo mugambi wo kudufasha. Kandi umugambi yarazi ko ukeneye ko akora mu mutungo wa Uganda. Uganda nayo icyo gihe yari kiva mu ntambara, ndetse ihanganye n'intambara zikomeye, izo nyine nabwiraga zo mu majyaruguru no mu burasirazuba. Icya gatatu, cyari ikibazo kigereranya amategeko mpuzamahanga agenga imibanire y'ibihugu, kudatera cyangwa kudashyigikira abatera igihugu giturage. Ibi byose rero bya playingaga muri delays zacu, zo Fred yumvaga adashoboye gutoleretinga. Akaba nako twaje gucika eventually mu gisirikare. Twaracitse ni impamo nanone, mwandika amateka, twaracitse mu gisirikare cya Museveni. Nta gahunda, nta kubyumvikana, nta consensus, twaracitse. Mbibutse neza ko Museveni yaramaze igihe ahamagaje inama ikomeye
igizwe na executive ya NRM NRC National Resistance Council n'abantu bo hejuru n'umutwe w'abanyapolitike wa NRM w'icyo gihe n'aba members ba high command y'abasirikare bakuru ba Uganda, abakuriye za division n'abayobozi b'ibiro muri army headquarters, abo bitwaga ba army chiefs. Mbese top brass y'igisirikare cya NRA cyose uko bakavuye mu ishyamba. Iyo retreat cyangwa uwo mwiherero wamaze ibyumweru bitatu byose muri State House ya Museveni Entebbe, higwa ku kibazo cyacu cy'abanyarwanda, gutaha kwacu uko twataha, nkuko Fred yahoraga bisaba Museveni. Urumva Fred yaramurembeje nawe yararemye. Ibyavuye muri iyo nama cyangwa muri iyo retreat byari imvange za negatives na za positives. Ahenshi barabirwanije muri iyo nama, abandi bakeya barabishyigikira kuri conditions nyinshi bakomeje barondora. Ariko eventually hemejwe yuko igihe kitazwi n'itariki kitazwi yuko abanyarwanda bagomba kuzataha. Ibi ntabwo ryari ibanga, ahubwo igihe nicyo kitari kizwe n'uburyo tuzabikora. Ariko muri iyo nama havuyemo icyemezo cy'uko abanyarwanda bagomba kuzataha. Aba ikimenyimenyi cyangwa epreve proof aha abari ku kosi ya kadete, abanyeshuri twari hamwe mu kigo Iginja mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwa munani, mu mpera zo kwa karindwi mu ntangiriro zo kwa munani nibwo habaye retreat. Mu kwezi kwa munani ndibuka neza abari ku ishuri Iginja baracyahari, barimo Mubarak wo nguwo usigaye uyobora ingabo z'u Rwanda. Twabibwiye ku mugaragaro, baraduforirengishije kosi yose cyangwa wing, nta guhisha, batanyuze ku ruhande. Tubwirwa neza ko habaye inama imeze ityo, inama ivuga ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Abibwira abasirikare twari hamwe aho ngaho abanyeshuri ko ikibazo cyari cyicawe kivugwa ibyumweru bitatu byose ari kivuga ku banyarwanda bababamo. Ubwo twari imbere kuri foreign, ati uzi ko ari bagenzi banyu b'abanyarwanda babamo bataraha bagira igihugu, batagira igihugu kandi bashaka igihugu cyabo. Ateguza abo bagenzi bacu babaganda yuko igihe cyavuba tuzabavamo, tuzaba takibarimo, ko tuzajya gushaka igihugu cyacu iyo twakomotse. Uwo mugabo n'ubu baracyahumeka, nta yapfa mbanabimenye. Wabitubwiraga ni Lieutenant Colonel James Sebagara. Icyo gihe Lieutenant Colonel niwe ari commandant, now commander wa School of Infantry nkuko bayitaga icyo gihe. Murumva ko ibintu ntabwo ryari ibanga atora. Iyo yari integuza. Ariko Rwigema natwe tukabura umunsi, Museveni akabura umwanya mu bwonko bwe, nangwa ku mpamvu zimuturutseho zo kutuha uruhusa, nangwa kutwizeza yuko twabura n'inkunga ngo tugende. Aho naho hari akabazo. Ariko nkuko nababwiye, ibyo bya Museveni by'iyo nama nta gihe byagenaga, akaba ari nayo mpamvu byavunaga Fred mu mutwe we Rwigema. Natwe twese bikatugora. Nyuma y'iyo nama yo muri 88 nibwo twumvisha amacakubiri menshi ya Kagame agenda ateranya Fred n'abagande benshi ndetse na Museveni, yerekana ko rwose abona Rwigema adafite ubwihangane na buke
ni nabwo urebye Kagame yatangiye neza kurambagiza abo bazakorana muri uyu mugambi mubisha. Akaba ari nayo mpamvu mwumva iteka bahora bavuga Rwigema ko yari igihubutsi nabirye bitutsi byose bamo. Ni ibintu Kagame yatangiriye kera i Bugande kwa Museveni, nibyo yajyaga abwira Museveni. Ubwo Kagame yakomeje kubona imigambi ya Fred ikomeje ayikuramo mu Cyayenye. Ndabara Kagame ayikuramo ayivamo. Kagame ashaka amayeri asaba wa mwanya, mu by'ukuri uwo mwanya warimo icyuho, kuko Amerika yari yaratanze umwanya nkuko babigera mu bihugu by'ubutwererane bwa gisirikare, buri mwaka kujya boherezayo umuntu ujya kwiga ibintu bya course za general officers. Ariko Museveni nta muntu yari yarateguye wo kohereza muri Amerika kujya kwiga icyo gihe, kuko abasirikare benshi bari bahuze, abenshi bari mu ntambara nyine iri y'amajyaruguru n'Iburengerazuba. Kagame rero yexploitinze uwo mwanya, arasabiriza akoresheje influence yuko yabaye IS yo kwa Museveni, arakutuza ngo ajye kwiga. Kagame yari yarabaye kwa Museveni cyane, afite byinshi Museveni nawe yamucaga, nuko amuha iyo chance, afata inzira aragenda, amuha ibyo yashakaga. Anagenda akererewe cyane hafi ukwezi kose, kuko abandi bari baragiye baratangiye kwiga ku mpamvu ngo z'amafaranga. Ayo mafaranga nayo yarevuze navuze ko yaje kuva muri president's office, yarabuze muri aya headquarters. Ibyo byose ndabizi yabawe ngo mu connecting dots zanyu. Nuko rero Kagame nta mwanya n'umwe yari afite mu nzego za FPR, ndabara muri organization ya FPR cyangwa structure. Mwibuke ko Fred yari overall chairman w'umuryango, Kanyarengwe akaba ari vice chairman, Major Bayingana yari second vice chairman. Abo ni mu nzego za gisirikare. Hagakurikiraho abantu ba civil benshi bari ba commissioners n'aba directors hasi yabo. Kagame rero mu ntambara cyangwa muri combat isanzwe yabonye naho nta mwanya ajya kubonamo akwirwamo. Kuva yabaho Kagame ntabwo yari yakaba yayobora section mu gisirikare, ntabwo yari yakaba nibura ngo abe mu tuntu twa administration dutoya two hasi twa gisirikare, nko kuba platoon sergeant nibura twa administration n'ibindi nk'ibyo. Murumva rero ko Kagame yarashakishaga akumva ko nta hantu yafitinga, niko yatangiye shuguri rwose zuko shakisha ukuntu yamara abandi akazayobora u Rwanda biri. Kagame rero yagiye muri Amerika ari shuguri, yarangije gupanga neza cyane, azi ko azaza agafata ubuyobozi bw'inkotanyi. Gahunda yo kwica Rwigema imaze kurangira, Kagame yahise aza vuba na bwangu. Ahageze n'abandi bari basigaye bayobora inkotanyi, bari baratangiye urugamba, babanje kwicwa kugira ngo Kagame abone umwanya kumukuburira. Kandi Kagame ibi byo byabaye rwose anahari, yaje mu Rwanda inshuro zirenga ebyiri mubona mbere yuko babonye Nyezi na Bayingana bicwa nari Kagitumba. Nabonye Kagame inshuro ebyiri zose, ava i Bugande asubirayo uko ashatse. Urugamba ruhinanye, abantu barimo bapfa ku frontera n'ibicika za muri zahe. Kagame uyu mwumva ababeshya ibi biteye ubwoba, ngiye ahubwo mbona nta n'ubwenge agira. Nuko rero ntizimbye mu magambo, intambara kuva ku itariki ya mbere Ukwakira kugeza Kagame atangira kuyobora RPA, amaze kumara abandi. Nongeye kubibutsa ko Bayingana na Nyezi bapfuye Kagame ahari abiri inyuma direct, ariko ari mu macenga ahora yinyuza ajya i Buganda akagaruka. Urumva ko yari mu migambi. Adamu we yamwiciye nyuma rwose mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 19 yarahageze. Kagame rero iki gice cy'intambara ntashobora kukivuga kuko gisa
naho aricyo cyamuzanira ishyano. Icya mbere, izo ntwari zabanduye urugamba rwo gutabarira abanyarwanda bari bahejwe imahanga zivuzwe, Kagame ahita aba uncomfortable kuko ntabwo azisangamo izo ntwari. Ibyo rero biramuvangira muri aya mateka ye yubatse yo gushaka kwitwa Alpha na Omega w'u Rwanda. Bageze naho Kagame bamwita Imana y'u Rwanda. Numvise rwose basigaye babimwita Babizimana n'abandi banyarwanda benshi. Ibyo nibyo Kagame akunda, nibyo ashaka. Ntibyatuma aravuga abandi. Bagiye kubavuga ibyo bimwambura kuba ari rudasumbwa nkuko yitwa. Ye mateka ya mbere muri ariya mezi abanza avuzwe, azura akabozi kuko ubugambanyi bwa Kagame nibwo bwatumye abarwanyi bacu ba mbere bose bashira. Yishe Rwigema, araza ku manywa y'ihangu habona apanga impfu z'abayingana ari hariya mu Bugande, wazi babesherwa ko ngo ari bo beshe Rwigema, ngo ko babahorera. Icyo nta mpunzi n'imwe yavuye u Rwanda ni Bugande na Tanzania na he itarabibishywe. N'ubu nibyo bazi mu mitwe yabo, ariko birantangaza cyane ndetse biteye ubwoba kubona Kagame iyo avuga ngo abantu ngo baguye ku rugamba, ngo baguye Ryabega, yahinduye version, abantu bibatera ubwoba. Ariko Kagame niyo mpamvu navuga ko nta bwenge agira. Abasirikare bakuru n'abato bapfuye kuri za fronts z'icyo gihe zo muri amezi abiri, muri za Gabiro, intambara mbi cyane zo twarwaniye muri Parike Nationale y'Akagera, abantu bapfa nabi tubonabona. Abapfuye kuri za front zari ziyobowe na Kaka, front za Ngarama, Mimuri, zafatiwemo ba Rwende, zagwemo abasirikare benshi, zashiremo abanyarwanda bacu. Izi zose Kagame yari yaraje ahari. Mwumva igitangaza, twarwanaga Kagame ahari. Yavuye muri Amerika kare cyane, azasobanura n'amatariki yavuye muri Amerika. So Kagame yari muri Uganda aturwanya, ashaka ubutegetsi, kuko kwica abandi batuyoboye no kwari ukuturwanya kugira ngo yubake ibintu bye bishya. Mwese nimusobanukirwe neza, Kagame ni ishyano nka rimwe rya rindi rya Gashyantare bajya bavuga abanyarwanda. Kagame ni igisambo cy'ikigwari cyamarije bene wabo gishaka umugati n'ubutegetsi. Ibanga cyangwa ibanga ry'ukuri mutari muzi, muri iriya mezi abiri kuva mu itariki ya mbere Ukwakira kugera mu mpera z'ukwezi kwa 12 90, twapfuje ba commanders benshi mu mezi abiri gusa yonyine kuruta bapfuye mu myaka 3 n'amezi 7 yakurikiyeho kugeza muri 94. Iyi ni wino mbaha, na cyane cyane kuri fronti za Nyagatare muri Ngarama twapfuje abantu benshi cyane, no mu Kigoga biro hariya. Niyo mpamvu Kagame atajya ashyira amazina y'aba bantu baguye ku rugamba ahagaragara, kandi amazina arahari. Twari dufite abashinzwe uwo umurimo wo kuri coding, record keeping, nibyo twitaga ba diarists bo ku rugamba. N'ubu bose baracyariho ndabazi, ariko Paul ntashaka ko izi mpfu z'abo bantu yateye zivugwa. Kagame yateye izi mpfu atwicira abakuru b'intambara, abicisha kugira ngo azigarure uwo mushinga. Kagame yaje rero opportunist. Kagame ntigeze aba patriotic na rimwe. Kagame nta kariya y'igisirikare. Bimwe abeshya ngo u Rwanda, ngo yatekeje u Rwanda, ngo yagiye gutata mu Rwanda, ngo yagiye mu ishyamba, ngo babonye ngo Mariko Nyaruzungu, ngo bari hamwe na Rwigema. Reka. Kagame yagiye mu gisirikare ashaka imibereho ku giti cye igihe cyose. Kagame ni kawadi iraho. Bityo rero kwibuka abaguye ku rugamba
n'abakomeretse muri ayo mezi abiri ndetse n'intambara yose yakurikiyeho. Kagame ntabishaka, kuko Kagame ababara aba bantu bose batangiye intambara Kagame atari hagera. Bayoboye na Rwigema, bakayoborwa na Banyenyezi na Bunyenyezi n'Abayingana. Aba bantu bose ababara nk'abanzi, kandi muruzi yuko ari bo bamufungura inzira yo kugera ku birera byose. Ariko Kagame ntashaka kwibuka bo, kuko we ababara nk'abatari ingabo ze. Ingabo ze nizaje gukurirwa na Kabarebe nyuma. Ariko namwe muzarebe amazina abazize genocide, abazize genocide bahoze mu Rwanda. Mu Rwanda aho Kagame atarari, atabaye, abantu ataranazi na bose. Ntago mufate neza, mu nyumve neza. Ntago nshaka kubuza abantu kwibuka ababo bapfuye, nanjye haguyemo abanjye kandi n'abapfuye n'abanjye. Ariko aha ndashaka kwisegura njya kuvuga ibi. Sinshaka ko mu nyumva nabi cyangwa mukitiranya ibintu. Abantu bazize genocide Kagame yabigizemo uruhare, murabizi. Yarabiteye nabyo nkuko yateye n'intambara yacu gusubira inyuma tugashira kugira ngo azafate ubwo butegetsi bw'inkotanyi. Ariko muzarebe ukuntu yakusanyije amazina yabo n'amafoto, kuko Kagame abikuramo inyungu. Suko akunda abantu bose bazize genocide. Muza amagambo yose nagiye mbabwira ku byo Kagame yavuze ku batutsi bari mu Rwanda mbere ya genocide. Nta wakunda n'umunsi n'umwe, nuko gusa ari ibintu akuramo inyungu. Wowe se wakwibagirwa gute abantu mwakuranye, abantu mwarwananye ziriya ntambara zose zo muri Bugande no mu Rwanda, udashaka no kwibuka n'izina ry'umuntu n'umwe mwanakuranye? Abantu banditswe umunsi ku wundi mu gihe cyose cy'intambara yose. Jewe nzi ko iziri ko zino uyu munsi zirahari. Zinkotanyi zose kuva muzaguye mu bice bya pariki kujya kurinda turangiza intambara. None ubu ntihagire n'umwe wibukwa ngo aririrwe nabe bamwibuke. Ariko ugahora ushakisha amazina y'abazize genocide, ugashaka n'amafoto yabo ukashyira ahagaragara, buri muntu wese akagira ifoto. Ndetse ukahora uvumbura n'ibyobo buri mwaka uko bukeye, uvuga nayo magufwa, ubwo uri kubashakira n'amafoto n'amazina. Ariko rwose ukabura nibura abantu twavuye Bugande twese twari abasirikare, twagiraga za identity cards rwose, kandi izo ziri traceable. Umuntu wese yagize foto gwaho biri muri codes. Muri Uganda ifite records n'igihugu kiroganized, ngo uvuga ati ni mu amafoto yayo mazina ko turayafite kuri records. Izina n'umuntu waryo mazina n'amafoto, udufoto twabo dushyira hano kuri ku rwibutso rw'intwari rwose, bareba abo bantu bari bafite. Abandi tuzabibuke mu bundi buryo baje badafite amafoto, ariko twaje dufite identities. Buri musirikare wese Uganda yagiraga ifoto, abanyarwandakazi yagiraga carte d'identité. Ibi Kagame ntajya bipfaho, ntashugurika. Ariko ayo mafoto ayavana y'abantu bapfuye muri genocide bose, n'abara bakene n'abatindi batari bakiteza ifoto na rimwe. Kagame aragenda agashaka amafoto y'amazina y'abantu ngo baguye kuri genocide. Wibuka ute abo mwabanye gutya muri ibi bihe byose, ukamenya neza abo utigeze uturana nabo, utigeze wegerana nabo? Kagame ni igisambo, kuko impamvu atabibuka ntabwo ari byo arimo. Kagame ari mu nyungu ze bwite. Ngayo amateka n'impamvu Paul Kagame atajya avuga ibyo by'intambara y'iminsi ya mbere. Niyo yagize icyo ayikomoraho akayikomozaho, biba gutuka ba bantu bayoboye inkotanyi, kubasebya, kubanyaho, kubagaya, kubasuzugura, akabashyira hasi cyane. Muzumva ukuntu bavuga Rwigema iriya mbwa Kabarebe, Imana imbabarire sinanabigeneye, ukuntu avuga Rwigema. Kabarebe utarigeze ari saso na rimwe, Kabarebe wahoraga arya amakombo yo kwa sebuja, Kabarebe utarigeze hagara no muri plateau, Kabarebe hagara hariya bari we uba nawe orphan, mbega abasirikare bose baza bamusanga ari kwa Kagame. Nta kindi kintu Kagame yigeze akora, Kabarebe yigeze akora, nukuba kwa Kagame gusa. Byose harimo butwari. Biriya bishye ngo yagiye Kitonda se kuri indege n'indi byaye kunanira, n'umusivili ntajya bikora. Kabarebe n'umusivili uri accomplished. Ariko we na Kagame batuka bari abagabo b'intwari bagiye kuyobora abandi, barebeye abandi izuba bakabahindura ubusa, bakahindura zero, kuko bishe Rwigema nibo babishe bose.
uriya musiviliani rwose ngo ni Kabarebe wabaye umufatanyabikorwa n'umugaragu wa Kagame iyi myaka yose akaba yarabaye umuzindaro. Imana ishimwe ko atakijya no ku mizindaro ngo avuge, wenda Imana yakemura ikibazo. Banyarwanda, igihe kuri kw'amateka guhishurwa kiragenda cyegereza. Muzarwerwa byinshi ku byo mwabeshywe mutamenywe, nako mutamenye igihe cyose, kandi muzatungurwa kumenya Kagame uwo yari we. Murakoze gukurikira iki kiganiro cyanjye. Ngaho mwese mugire impagarike, murabeho.